tubahaye ikaze kuri murongo wacu YouTube channel. Uyu munsi tugiye kureberamo ubusesenguzi ndetse n'ubushakashatsi bucukumbuye ku nitwa Living. Aha ushobora kuba warumvise igice cya mbere cyabanje ari story cyangwa se inshamake y'inkuru yose, ariko ni munyemerero uyu munsi turebe ese ubusesenguzi bwabo bucukumbuye kuri iyi nkuru nuwe kurya umunyeshuri wakenera kuyisubiza mu ishuri haba mu kizami, ndetse nawe waba warayumvise udafite gahunda yo kuzayisubiza wiramutse wibaje ibibazo bitandukanye kuri iyi nkuru. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bwihariye ariyo story analysis. Mu kwanaliza inkuru rero habanza kwitabwaho ibi bikurikira: setting, conflicts, characters and characterization, themes, point of view and title. Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe, aho turi bureba inkuru yakiniwe, uko tumvikana kwabaye hagati y'abakina nkuru, ibyaranze abakinnyi, ibitekerezo nyamukuru ndetse n'umwanya mubara nkuru. Kandi twibuke no kuza kurebera ku mutwe w'iyi nkuru, ese ibya byanditse mu mutwe w'iyi nkuru cyangwa se umutwe w'inkuru uhuye n'ibyaba biri hasi mu nyandiko ya nyayo. Tudatinze rero ni munyemerere tugere mu kigwa cy'uyu munsi, nkwibutsa gukora subscribe, like and comment, utibagiwe na share. Nge mugiye kubana mu kiganiro nitwa Samuel. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru yakiniwe mu gace kitwa Dar es Salaam, n'ubundi ni muri Tanzania. Ahangaha tubona famiye y'abana batatu b'abahungu ndetse n'abandi bakobwa babiri aba barakuriye mu gace kitwa Uhuru. Nyuma yaho bakaza kwimukira mu gace kitwa Upanga. Ni nyuma y'uko umubyeyi w'aba bana agurisha iduka yari afite muri Uhuru, bakimukira muri Upanga nyuma y'uko hari harabaye iturika ry'agace bari batuyemo. Ahangaha urumva setting twayibonye, gusa ntago ba specifying cyangwa se ngo basobanura igihe cya nyacyo iyi nkuru yabarakinwemo, aho ndavuga mu bihe bijyanye n'imyaka n'amezi. Ku gice cya kabiri tugiye kurebera hamwe conflicts cyangwa se uko tumvikana hagati y'abakina nkuru cyangwa se umukina nkuru ku giti cye. Aha tubanza kubona uwitwa Mr. Verge aca intege uyu mubyeyi wa Aro, aho bagiye kumugisha inama y'uburyo cy'umwana agiye kuzajya kwiga mu mahanga, maze mu kubagira inama ahita amubwira ati nutareba neza uyu mwana wawe uzamubura, you will lose your son. Amaze kumuca intege rero uyu mubyeyi yabaye nk'uwanzemo uyu mugabo witwa Mr. Verge kubera yuko yari amaze kubaca intege, habaye kutumvikana hagati yabo nubwo nta mvururu zagaragaye aho ngaho. Ikindi cyasa nkaho ari ukutumvikana hagati y'abakina nkuru ni uburyo cy'umwana arakeneye amafaranga arenze ubushobozi bw'umuryango. Aha ngaha hagaragara yuko uyu mwana arakeneye agera ku 3,000 by'amashiringi, icyo twakwita nka argent de poche cyangwa se amafaranga y'urugendo. Ikindi kandi hari hakenewe n'itike yo kumugeza ku ishuri, aha ntandi bari buyavane, ndetse n'andi muntu bari bizeye yo kubafasha hano muri Dar es Salaam ngo barebe ko yagezwa ku ishuri. Aha ngaha ikindi kandi kigaragara nk'aho kutumvikana hagati y'abakina nkuru ni uburyo ki uyu mubyeyi akomeza kubaza cyane umwana ibibazo bikomeye cyane, amubaza ati kuki ugiye kujya ahantu kure, ese ntabwo uzadukumbura, ntacyo dusobanuye ese mu buzima bwawe. Ibibazo byose biragenda biba byinshi. Uyu mubyeyi nawe uko yakomeza kubaza uyu mwana niko n'uyu mwana yarushagaho kuremererwa, ntabashe kubona ibisubizo uyu mubyeyi ari kumubaza. Uretse ibyo kandi uyu mubyeyi yaranafite ubwoba avuga ati ese wa mugani uyu mwana agize ikindi kintu aba ari mu bihugu by'iyo ngiyi mahanga byagenda bite? Aha ngaha nayo makimbirane yagaragaye muri iyi nkuru mu buryo busanzwe bwaba bwanditse muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Munyemere dukomeze twerekeze ku gice cyitwa characters and characterization. Aha ngaha tuba tugiye kurebera hamwe ibyaranze abakina nkuru ndetse n'abo bakina nkuru bwabo ese ni bande. Nk'uko twabibonye harimo uwitwa Aro, harimo uwitwa Philos, dufitemo n'abashiki babo, ariko uyu munsi ni munyemerere tugaruke ku witwa Aro ndetse na mama we n'uyu witwa Mr. Verge. Ni ukuvuga ngo mu miterere ya Aro, he is intelligent, ni umwana uzi ubwenge. Ikibihamya ni iki? Ni uko uyu mwana mu gihe cy'ibizami yagiye gutsinda amasomo yose yazanamo inyuguti ya A, icyo twakwita A grade, cyangwa se kuba wabashije gutsinda isomo ku rwego rushimishije cyangwa se ruhambaye nk'uwo twakwita excellent. Ikindi kandi uyu mwana yari determined, yari umuntu ukora cyane, yaritangaga cyane yuko yigaga kugira ngo azavemo umuganga, aho yari gukenera kwiga medicine muri kaminuza. Aha ngaha ariko ntibyamukundiye. Mu nkuru tubona yuko uyu mwana yaje guhita ajya kwerekezwa mu kujya kwiga ibijyanye n'ubuhinzi. Uretse ibyo kandi uyu mwana ntabwo byamuciye intege,
cyane yuko mu gihe cyo gukora applications cyangwa se gusaba kujya kwiga ntabwo yasabye kujya kwiga muri kaminuza imwe, ahubwo yasize ibyangombwa bye mu makaminuza atandukanye kugira ngo aho yakumva bamuhamagaye mbere abe ariho yajya kwiyigira. Ibi byose bigaragaza umuhati uyu mwana yari afite. Ikindi cya kabiri, tugiye kurebera hamwe imiterere y'uyu mama wabo cyangwa se narrator's mother. Uyu nguyu rero, uyu mubyeyi nawe ari hard worker cyangwa se ni umuntu ukora cyane yuko yakujije aba bana be mu gihe yari umwe. Ahangaha nkwibutsa yuko uyu mubyeyi ntago yagiraga umugabo cyangwa se papa w'aba bana ntago yari ariho, yarakomeje arabarera, barakura, arabashyingira, abishyurira amashuri, bikaba bigaragaza ko yari umuntu ukora cyane. Ikindi cya kabiri, uyu mubyeyi yari loving, yarakundaga kubera yuko yakomeje kugerageza ibishoboka byose kugira ngo aba bana be bakure abakunze, kandi akaba afite impungenge cyangwa se ubwoba bw'uko uyu mwana yagenda, uko kubumva afite igihunga cy'uko umwana we yamubura. Ni urukundo rwinshi rwabimukoreshaga. Twimukiye kwitwa Mr. Verge, uyu nguyu mu miterere ye, he is discourager, ni umuntu wo guca intege abantu kugira ngo abakure mu byo bari gutekereza, maze bakajya mu bindi bitekerezo bibaca intege kugira ngo bave ku cyo batekerezaga. Nimunyemere dukomereze ku gice cya 4 cyitwa themes cyangwa se ibitekerezo nyamukuru biri muri iyi nkuru. Ese umwanditsi yaba yaranditse iyi nkuru agamije kwigisha iki? Igitekerezo cya mbere gikuru kiri muri iyi nkuru ni family cyangwa se umuryango. Ahangaha tubona ko uyu mubyeyi yakujije abana be bose agira bamwe ashyingira. Ikindi cya kabiri ni uko muri uyu muryango ari Aro ndetse na narrator utubarira inkuru bubahaga mama wabo. Ibi bigaragaza umuco mwiza wo kuba abana bari barahawe uburere bwa kibyeyi. Ikindi kandi iyo Mr. Verge yari yinjiye mu nzu, abana bose bahise bahaguruka aho bari bagiye kugisha y'inama ko guhaguruka cyangwa se guhagurukira umuntu mukuru winjiye. Icyo cyari kinyabupfura umubyeyi yabo yari yabatoje kugira ngo babashe kugaragaza ko batandukanye mu mico no mu myitwarire n'abandi bana bo hanze. Iki ni igitekerezo gikuru cya kabiri kiri muri iyi nkuru ni education cyangwa se uburezi. Aha tubona yuko aba bana babiri b'abakobwa bari barajyanywe ku ishuri, ndetse n'uwitwa Philos nubwo byari byaramunaniye ageze mu mwaka wa nyuma mbere ko akora ibizami, ntago bamuciye intege burundu, ahubwo yakomerejeho ajya kuba umukozi w'ahandi hantu, aho yari afite umwanya wo kuba bookkeeper cyangwa se umuntu ushinzwe kubika neza amakuru ya business. Ikindi gihamya uburezi muri iyi nkuru ni uko uyu narrator utubarira inkuru ndetse na Aro bagiye muri kaminuza kujya kwiga n'ubundi, aricyo gishimangira ko iyi nkuru irimo igitekerezo cya education cyangwa se uburezi muri rusange. Ikindi gitekerezo kiri muri iyi nkuru ni ikijyanye na fear, kugira ubwoba. Ni ukubera ko uyu mubyeyi ahanini yari kwikanga uburyo ki umwana we azajya mu bihugu by'amahanga, bigatuma yibaza icyatuma amurekura, ariko ubu bwoba bwari bushingiye ku rukundo n'ubundi yari amufitiye muri rusange. Munyemere twimukire ku cyitwa point of view, POV. Iyi ngiyi rero ni ikigaragaza umwanya mubara nkuru. Ese utubarira inkuru ahagaze mu wuhe mwanya? Ahanga mu buryo bwa literature baba bashatse kumenya ngenga y'uwabaza inkuru yari arimo. Ese ni ngenga ya mbere, ni ngenga ya kabiri, cyangwa se ni ngenga ya gatatu? Icya mbere tubasha kumenya kuri point of view y'iyi nkuru nuko ari first person narrator. Amagambo menshi aragaragaza ko ari inkuru y'umuntu uri kwivuga ibyabaye mu rugo iwabo, hagarukamo I. Icyo kintu kibasha kukwereka yuko iyo nkuru yabazwe mu buryo buri first person narrator. Icyo ngicyo cyo ndumva cyumvikana neza cyane. Ikintu twasorezaho ni ukwibaza ngo ese living ivugwa mu mutwe w'inkuru ndetse n'iberamwo imbere byaba bifitanye isano? Igisubizo ni yego. Ni ukubera ko n'ubundi iyi nkuru iragaragaza ibijyanye n'urugendo rw'uyu mwana rwo kuva mu rugo yerekeza mu gihugu cy'Amerika mu gusoza amasomo ye ya kaminuza. Ibi byose rero iyo bifitanye isano n'umutwe w'inkuru, iki gisubizo cyo nta kugitindaho, uhita wemeza yuko iyo nkuru ariyo ya nyayo, kuko ibiri title ndetse n'ibiri mwimbere mu nkuru byose biba bihuye. Ni munyemere rero nsubikira aha ibiganiro byacu n'amasomo nakagaruka. Mbashimiye kuba mwadutije umwanya wanyu, ndabashimiye. Nge mwari kumwe, nitwa Samuel.